But our final take-home message. You're welcome, sir. Thank you. Mwiriwe. Nagira ngo mbanze kubashimira mwese umwiherero wagenze neza. Ndibura ko hashyizwemo agaciro byari bikwiye, ibitekerezo byatanzwe, kwinenga no kuvuga aho dushobora gukura izindi mbaraga zadufasha kongera gutera intambwe tugomba gutera. Ariko nanone nabura kurangiza mbasubiza aho twahereye n'ubundi tujya gutangira uyu mwiherero. Icyo mbikorera ni ukugira ngo ngere kubaza namwe uko mubyumva, uko mwiyumva, kubera ko nyine umwiherero ni uwa 14 ubu turangije. Iyo ushobora kumara imyaka 14 buri mwaka usubiramo ibintu bimwe winenga, unuvuga ngo ntabwo biva mu nzira cyangwa se ntabwo biva mu nzira bihagije, ntabwo bikosorwa cyangwa ntibikosorwa bihagije. Twakora iki rero kugira ngo umwiherero utuviremo gutera indi ntambwe igaragara, icyifuzo dushaka kugezaho igihugu cyacu. Ibyo cyangwa n'ibivugwa buri munsi, si umwe ubivuga, kuvuga ko uyu mwaka noneho tugiye gukora neza birushijeho, byo rwose ndumva ko bishingiye ku bushake, niho hari n'icyo cyizere abantu baba bafite, cyangwa gusezeranya ko ibintu bigiye kurushaho kuba neza. Ariko nk'uko mubizi nanone n'ibindi byose twagiye twiga hano, abantu bagiye batubwira n'ibyo bamaze iminsi batubwira, erega buri ibintu dukora hano bijyanye n'amajyambere, bijyanye n'umutekano, bijyanye n'ibindi bishingira aho ngaho. Hari mu buzima hari ibintu ushobora kubeshya abantu ntibazamenye ukuri kwabyo, ukabeshya abantu bakakwemerera bikaba bityo ukarusimbuka. Ariko inshingano yacu, imirimo yacu, ntabwo ushobora kubeshya ngo ubure gufatwa. Rwose abantu banagufata mutirutse. Ko mvuga ko ntawe ushobora kubeshya, amaherezo ufatwa n'iki? Niba urwana n'ubukene, kugira ngo urandure ubukene, niyo waba uvuga ko wakoze ibintu byose byangombwa, wagize ute, mu gitondo
ubukene urabusanga ku muryango. Niba ubukene dufungura imiryango twasohoka tukabubona, icyo waba warabeshye wibwira ngo ntikizaguhama, uvuga ko warwanyije ubukene ndetse waburanduye mu gihugu, urabusanga. Ni ukuvuga ngo iyo ni evidence, ni ubuhamya bukubwira ngo oya urabeshya ntacyo wakoze. Iyo uba waragikoze ntabwo ubukene tuba tubusanze hano. N'umutekano ntabwo ushobora kugenda n'aba ba ambassadors baduhagarariye, niyo wagenda amahanga yose aho muri mubeshya ko mu Rwanda ibintu byose umutekano ni 100%, mudushyire ndetse ku rutonde mudushyire imbere. Iyo baje abo bantu ubwira, umutekano barawubona cyangwa ntibawubona. Icyo waba warabeshye Japan, China, Europe, America, uvuga ko mu Rwanda ari nyabagendwa, 100% umutekano, abantu bameze neza, kuko ushaka kubabwira ko ibyo bagomba gukora byose babikoze kandi ibyo washaka kugeraho wabigezeho, bazaza bagufate, bazaza babisange. Niba bidahari, niba umutekano udahari, uragaragara. Ntabwo ujya gushakisha kundi, birahari birakwiyereka. Abantu barakubwira bati ahangaha ntawe usohoka nijoro, iyo usohotse bakata ikona ujya gusura umuvandimwe, amahirwe yawe yo kugaruka ni 50%. Iyo hatari umutekano, kandi akenshi bikaba baza bakahasanga amakuru nk'ayo ngo umuntu yaragendaga ageze hariya ntiyagaruka, undi yaragiye ageze hariya ntiyagaruka, baramurasa, bamutera icyuma, bamusanze mu nzu baramwica. Ibyo ntushobora kubihisha, ntabwo ubihisha, ntibikunda. Ni ukuvuga rero ngo ibyo dukora tuvuga ngo icyo dushaka kugeraho ni iki, ari icyo ukora, ari ukugikora. Iyo ukora nabi twaba turahama amanama ukaba wabeshya uti ibintu byose turabikora, baravuga iki ariko ibintu bimeze okay, ubundi bujya impaka nawe ndakwihorera. Ariko mu gitondo ukuri gushyira hanze, gushyira hanze. Umutekano twagomba kubaka tutarawubatse uko byagombaga, biradushyira hanze, ntaho ubihisha, ntushobora kubihisha. Nibyo bindi mvuga, niba ari amashanyarazi ugomba guha abaturage, igihugu, guha inganda, iyo utakoze ibyangombwa kugira ngo amashanyarazi aboneke, ukaza ahangaha ukabeshya abantu gusa ko ibintu byose by'amashanyarazi byose biri mu nzira twarabitunganyije, okay, uwo munsi urawurenza ku kinyoma, ariko ukurikira urafatwa kuko amashanyarazi ntayahari. Urajya ahantu hose baterega impamvu tutajya dushya, impamvu tuguhaye icyo kunywa kidakonje, n'amashanyarazi dufite yo gukonjesha ibintu, urafatwa. Icyo nshaka kugeraho mbabwira ibyo ni iki, ni ukuvuga ngo no mu buzima busanzwe butari na hano
twahuriye tuba tujya inama abantu batubwira urutonde rw'ibintu bikorwa. No mu buzima busanzwe niba wibwira ko uri muri shortcuts, uri mu nzira z'ubusamo cyangwa ugira utyo ubeshya utinda rusimbuka, urarusimbuka rimwe ubwa kabiri urafatwa. Niba Minister of Health yaratanze amafaranga cyangwa yarahawe amafaranga ngo bubake hospital, abantu bakayakira, ntabwo uzabeshya ngo hospital warawubatse idahari. Ugomba kuba ihari, abantu bazaza bayirebe cyangwa basanga idahari, ubwo bavuge ngo ariko ya mafaranga yagiye he? Kandi ko mwatubwiye ko mwakoraga ibyangombwa byose, cyangwa mwigishije abantu, abaganga abandi bazakora muri iryo vuriro, wajyamo ugasanga ivuriro n'inyubako iri aho ngaho ntabarivuriramo, ni ukuvuga ngo n'abarwayi ntabwo barigana kuko ntacyo bazasangayo. Ibyo wabihisha ute? Iyo abantu bahisha cyangwa bagerageza kugira bibarenza umunsi umwe, bibarenza icyumweru, ariko kuri kuragenda kukagusubiza hahandi ngo dore ntacyo wakoze, urabeshye. Ikindi cyatumye mbasubiza aho twatangiriye, ni ukuvuga ngo cyangwa ni no kubabaza, mumbwire niba naribeshye no mu magambo ahubwo, cyangwa se tumenye twumvikane ngo turabwizanye ukuri. Icyambere, ari utazi ibibazo by'igihugu cyacu, aho tuva. Icya kabiri, hari utazi icyo twakora kugira ngo tuve muri ibyo bibazo, niyo yaba atarabizi, wenda umuntu ntabwo abantu wenda igihe cyose bamenya n'ibikwiye kuba bizwi, ariko noneho hari uwavuga ko atabizi, duhora tubiganira kumara noneho reka mpere ku myaka y'umwiherero gusa, imyaka 14. Niyo waba utamaze 14 yose, umazemo 8 nk'iyo Louise yatubwiye, imyaka 8 bagusubiramo ikintu wari ukwiye kuba ucyumva. Cyetse umuntu afite ikindi kibazo. Ikindi, ese turanumvikana iyo tunavuze ngo ariko u Rwanda nubwo dufite ibibazo, ubwo duhora tuganira uko bikwiye gukemuka mu buryo rusange cyangwa ku buryo bw'umwihariko runaka, ariko u Rwanda, ariko se tunafite na ambition navugaga, turayisangiye, turayemera, cyangwa nacyo ni ikintu tuvuga gusa kugira ngo twumvikane neza muri ako kanya, duhite abantu bikorera. Do we believe in that ambition? Ambition turayisangiye. Ambition ivuga ngo nubwo u Rwanda twagowe, ariko ntabwo ari uko dukwiye kuba tumeze. Ntabwo dukwiye kuba dufite abana barwaye bwaki, ntabwo dukwiye kuba dufite abaturage badafite icyo kurya gihagije, ntabwo tuba dukwiye kuba dufite abaturage abayobozi baberaho kubongeraho ibibazo ku byo bari bafite, ahubwo barabikemura.
ntabwo dukwiye kuba dufite abaturage batamenye niba buri buke. Ntabwo dukwiye kuba dufite abaturage bavuga ngo ningira Imana nzageza ku myaka 40, kuko kugeza kuri 40 kubera igihugu amateka yacyo aho tuva n'ibikorwa byose, kugeza kuri 40 bakoze ishyano. Ariko ibikorwa byo kuzamura ngo abaturage babeho, Abanyarwanda bashobore kugeza imyaka 70 bibe ibintu buri wese yumva, n'umwana abyaye nawe ubwe azabigeraho. Ni ibintu biriho, ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibintu duhimba cyangwa hari ibintu dushaka ibindi bihugu bitageraho cyangwa abantu ku isi batageraho. Turashaka ibintu biriho tuzi bifitwe n'abandi, ahubwo twibaza ngo ariko kuki bo babigera ntitubigire. Naho havamo ambition ishobora kudukoresha ibintu ku buryo budasanzwe, ukemera ukavuga uti ku buryo bimwe, ariko ni n'uburyo busanzwe. Nubwo twabyita uburyo budasanzwe, hari ibindi twongeraho kugira ngo, kuko ibisanzwe ni iki? Ibisanzwe ni ukuvuga ngo niba wabonye aya mafaranga angana atya ugiye kwiyubakisha ivuriro, kuki byaba igitangaza ngo bayagejejeyo? Kuki ari igitangaza kumva ngo umuyobozi amafaranga yabonye yo kubaka ivuriro, ngo ariko uzi ko ntayo yafasheho yagiye akayagezayo, ivuriro rikubakwa? Ibyo nabyo tukabigira igitangaza, tukavuga ngo twakoze ibidasanzwe kubera ko wagejeje amafaranga ku baturage kujya gukemura ibibazo byabo udafasheho igice ngo ukigire icyawe, tukagushimiraga, tukagukomera mu mashyi, tukagushimira ngo uzi ko yagejeje aya mafaranga atayariye, ngo ni umuntu mwiza. Ibyo nta gitangaza kirimo. Ariko noneho nabyo ndashaka ngo wenda tubishyire no mu gukora mu buryo budasanzwe, kuko tuzi ko n'ahandi ku isi nyine hariho abatajya bayagezayo nyine, wenda bikaba ibyo gusumbanya gusa ayo wakuyeho. Umunyarwanda ngo atwara 15%, wagera ku wundi baturanye ngo bo batwara 25% yayo yagombaga gutwara, wagera ahandi ku muturanye avuga ngo ko we ntayagezayo, nta nabusa. Noneho kubera ko twabaruse, ubwo twakoze igitangaza, reka noneho nemere wenda ngo n'icyo gitangaza nacyo nimureke tugikora. Ariko icyo kuvuga ngo umuturanyi we uko bakora, iyo bamuhaye amafaranga angana atya yo kujya kubaka ivuriro, ariko muzi ko atagerayo, rwose nimureke duheraho tuvuge ngo ariko nimureke dukore ibitangaza twebwe two kuba nk'abaturanyi, twe tuyagezeyo. Ndashaka kubishyira in a simple language, ivuga ngo ibintu bimwe twisaba tuvuga hano dukwiye kuba dukora, usibye kubona ayo mafaranga kugira ngo uyabone ubwabyo, hari akazi nyine kagomba gukorwa, ariko kuyagezayo kubaka ivuriro, niba ahandi bitagerayo, twe nimureke tubigezeyo. Niyo mvugira ko ntasaba ikintu kidasanzwe, nta muntu nasabye gukora ikidashoboka. Ntabwo abantu bakora ibidashoboka. Ibyo mu Kinyarwanda bita gutumika.
umuntu avuga ngo naragutumye ariko ubutumwa wabungerejeyo kugezayo ubutumwa gutumika nabyo byatubera ikibazo kuki gutumika byatubera ikibazo gutumika ku baturage gutumika ku majyambere y'igihugu cyacu kuki turananirwa gutumika mu buryo noneho bworoshye izi ambition nizo turazisangiye turazemera se cyangwa turazivuga gusa hari ibindi noneho wenda biremereye hari ibibamo kwitanga hari ibibamo gushakisha kuba innovative gushakisha uburyo uvuga uti ariko noneho aya mikoro make dufite twayavanamo inshuro ebyiri cyangwa inshuro eshatu z'ibisanzwe gute nabyo sinumva impamvu twabitinya kandi dufite n'ingero ingero uko twahereye ku busa iki gihugu imyaka 23 ishize cyari ku busa aho tugeze ubu ntabwo ari uko twabonye amikoro ahagije akwiye kuba duha ibingibi dufite ahubwo nuko twatubuye amikoro ahari n'amake tukayabyaza byinshi birenze mu busazwe ayo mikoro icyakwiriye kubaha abantu ibyo rero niba ari byo twabona byakwiyongeraho kugira ngo bitugeze kure aho dushaka kujya ntabwo bishaka ngo mu bantu bicaye hano abayobozi b'iki gihugu bikorwe n'abantu 5, 10, 20 gusa abandi bavuga ngo ariko bariya bo harya abo ngabo mukabatega iminsi hari panel ejo bundi yari iri hano y'abankusi n'abandi hari urwenya rwari ruri mu bantu bavuga ngo bariya baratumarishije bariya nabo ni bariya ni ba nyirabayazana bariya bagiye kumarisha abantu baravuga ku buryo ahubwo bararondoye baravuga ibintu turabizi kandi nibo bari ku buriya babivugiye iki baravuga iby'iki ubu nicyo mvugira ngo ntabwo bikwiye kuba iby'aba bantu 5 bari kuri pano cyangwa abandi 5 bari basigaye hano mu bicaye hano kuki bitaba ibyacu twese kuki bitaba iby'umubare munini hanyuma bakeya bari aho bagomba kuba bafashwa bakajya mu bandi cyangwa bakagororwa ibyo bikagira inzira ibyo kugira intego ihanitse tuzi n'ibibazo dufite ariko tugahanika intego tukayishyira hejuru ku rwego rwo hejuru ubundi niko bikwiye nibyo dukwiye kandi nabikora ntawe bikwiye kuba bitera isoni rero ntawe bikwiye gutera isoni ngo kuko
nimusubira inyuma mu mateka yacu n'ay'abandi turasangiye n'abandi banyafurika. Ibyo Louise yahoze avuga ni ikindi biri ku isi hose. Rwose ikibazo kimwe cya mbere kinini ni icyacu twebwe, kwemerera abantu kudushyira ahantu hatari heza, hatariho dukwiye, hatariho dushaka, tukabyemera. Wagira utya wajya no kuvuga uti uri kugenda ashaka iki, wowe wikabya. Abanyarwanda, abanyafurika ni hariya niho hanyu. Bakakubwira uti ariko nimureke ducuruze neza, tuzi iwanyu, muduhe ibyo tudafite, hanyuma namwe muza tubahe ibyo mudafite, twese dukore imari, dukore amafaranga. Bariya bakakubwira ngo oya, wowe twagushyiriyeho ikigega kizajya kigufasha, tukakugaburira. Ibi bindi byihorere, ntabwo ari ibyawe. Bashyizeho ibigega, ibihugu byose byo mu Burayi n'Amerika na hehe bashyizeho ikigega, bashyizeho ibigega bizana ibyo kurya bigufasha, barangiza bagatwara inshuro 100 worth y'ibyo bakuzanira kuguha muri icyo kigega. Bagomba kugushyiraho ukaba ari huguma, kandi ntabwo uwo nguwo ujya wari we ngaya rwose, bariya ntabwo mbagaya. Ahubwo ngewe ikibazo cyanjye mfite, twaganyira nde ari twe tubyemera? Twe tubyemera. Muribuka ntabwo ari kera cyane abantu batubarira ngo baraduha imfashanyo aid, bakabara n'amafaranga bakubwira ngo tugiye kuguha miliyoni 50 uyu mwaka cyangwa mu myaka 2. Aho ukibwira ngo bagiye kuguha amafaranga koko. Barangiza ngo no, icyo twavugaga ni umuceri. Umuceri twakuzaniraga na buto, ni buto, amavuta. Amavuta twavugaga kukuzanira amavuta n'umuceri bivuye iwacu. Twari twabibaze mu mafaranga gusa, nicyo twavugaga. Twabwira uti se umuceri se ngiye nshaka guhinga hano cyangwa mpinga hano, ngo ibyo biveho wowe. Ugomba kurya umuceri uvuye iwacu. Erega ya bindi mwatubwiraga za PhDs muri Uganda yatubwiraga na masters n'iki, bagakoma mu mashyi mu mibare yabo, mu economics bize, mu physics, mu biki. Uzi ko ariko ari byo ugomba gufata umuceri aho gufata amafaranga. Same people. We, twebwe, the leaders. Ariko niba mubibuka byarabaye hano mu gihugu cyacu, shize imyaka murayizi, turababwira ngo ntabwo muri ngo no, kandi baranatubwiraga batyo. Ibyo mvuga ntabwo ari ibanga, ni ibyavugirwaga hagaragara. Bakubwira ngo kandi wowe nutitonda ukomeza kuvuga ibyo bintu byo gushaka amafaranga udashaka ibyo kurya, hari urundi rutonde twari twagushyizeho rw'ibintu bitaga, hari ni MCC, turaguhanaguraho
kandi ibyo bije bite ikiganiro twavuga ko ari ikindi ibubizanye ute ngo no ngo urabizi ngo n'abanyamakuru b'igihugu cyawe ntabwo bafite ubwigenge nk'uvuga ngo nubyemera turaceceka nutabyemera biragutera ikibazo wabujije amakuru kwisanzura ngo bavuge amakuru uko bashatse press freedom ntayihari ariko ubwo ikibazo kikaba ko wanze umuceri wabo niko bimeze kugira ngo ntabyo tuguha turakuvana ku rutonde ugomba kwemera umuceri naho umuceri se cyo bivuze ni iki ni ukuvuga ngo bo abiwabo barahinga amasoko akababana make bahinze byinshi so bagafata muri budget yabo bakagura wa muceri w'abaturage babo nk'aho bagiye ku isoko urabyumva barangiza bagashyira ku bwato bo bahunika ku bwato ubwato bukajya ku mazi bukaguma bugeze buke butegereje gushyira Kagame wa muceri umuturage we yinjije amafaranga yarasaruye ntabwo yagombye gutegereza ko ajya ku isoko bafata amafaranga baramugurira we abika amafaranga batukomeza uhinge gusa noneho bagafata wa muceri bakazanira bati wowe tuguhaye miliyoni kandi bati abantu bavuga ati ariko se minerals zanjye harya muze mugatwarira ubusa oyiro ateye byihorere hariya nta n'amafaranga menshi arimo wowe ufata umuceri gusa ufata umuceri uceceke abanyafurika bagafata umuceri bakarya bagataha erega ubwo niko aho tuva aho turiho turwana no kuva ni aho ngaho umuntu utubwira ngo nimwe mugumye aho abakoze ishyano namwe muri mwe babyemera mukora ishyano ubundi mukabyemera mutazi ko mwanabyemeye by not doing what we agreed here to do that would actually get us out of that place. Iyo tudafite ambition iyo tutayikorera icyo uvuga no kuguma aho ngaho ibyo mvuga murabizi WFP World Food Program ubundi irafasha it helps mu humanitarian situations Syria intambara abantu aho baturage ariko mu Rwanda rufite amahoro barangiza utari ko turashaka kubagaburira ko duhinga se dushaka ahubwo naho twara ibyo kurya ku masoko n'imoza n'ibyo ngibyo kuza ku masoko nzagurisha he bakavuga ngo ariko hari abashonje mu Mutara hariya za Nyagatare n'ahandi abantu barashonje ubwo sigaye tubabwira turabwira ngo ariko murabizi muri abantu beza kandi turabyemera murashaka kuduha ibyo kurya ni mu bigure mu Rwanda aho bejeje hanyuma tugaburire abo mu Rwanda batejeje ni ukuvuga ngo amafaranga yagiye mu Banyarwanda bahinze bareza ugaburiye abahuye ibyo rwose ni ibintu niho nabarondogoreyemo nzi ko ari ibintu muzi ibintu mwumva ariko kuki mwabyemera kandi mubyemezwa ababyemera babyemezwa nuko badashaka gukurikiza ibyo tuba tuganira nuko abantu bakwiriye kuba bakora cyangwa se bakora batya nabwo kubera ko baba bareba inyungu zabo
ku giti cyabo gusa, ntabwo bareba inyungu z'igihugu z'abanyarwanda muri rusange. Ibyo byahora rero ari amasomo twirirwamo, twirirwa tugira dute kandi tubizi. Umuntu kuza kukubwira icyo uza akayirwa kigusubiriramo ukizi, haba hari ikibazo nyine, ikibazo tugomba gukemura. Amikoro dufite ibi ngibi twarangirijeho ibyo Francis Gatare yatubwiraga. Reka tubihe igihe gitoya turebe tumenye ukuri kwabyo kuzuye, ariko already twerekaga ni indication, ni ikimenyetso kibishobora kuba bihari. Reka mpereye aho ngaho, wenda ntibihari ariko ubwo nabyo ni inzira nziza, kuko tuzageraho tumenya ngo ariko tureke no kwibeshya cyangwa ngo tuzategereze twibwire ko hari ibintu bizaza bikaturamira nta n'ibihari. Iyi ni process yo kuduha igisubizo, kuko tubwira ngo nimwibagirwe mureke kwibwira ko hari amikoro mufite yandi ahazaturuka nta bihari, cyangwa se birahari ngibi ibyo bahoze batwereka by'ubukungu bundi bw'igihugu tugombye gutwara imyaka ntabwo nzi yari yo kugeza ubu, nta n'abantu bigeze bashakisha no kumenya ukuri kwabyo. Najyaga mbaza abakoraga muri aya mabuye y'agaciro kuva na kera, harya byitwaga ibihe iki kwitwa mu magambo magufi na redemi, hanyuma redemi amazina yo twari tuyakizeho. Ariko njye nkababaza pe ubu ngubu aka gahugu kacu uko kameze nta kintu tugira, reka ubu se biba muri Kongo yose bikaza bigahagarara ku mupaka, bikaba muri Tanzania bikaza bigahagarara ku mupaka, ibindi bikaba ni Burundi bakatubwira ngo ariko hari platinum, hari gold, hari ibyo bitangaza nickel n'iki, nabyo biraza nabyo bikahagarara ku mupaka. Ubu ariko sinshashye kubihakana cyane, kuko uko u Rwanda umupaka warwo umeze n'ubundi hari ababigenje ko bashobora kuba baragiye umurongo ukurikiraho ibintu bitari ku ruhande rumwe, bakagenda bavuga ngo hatari ibintu ariho dushyira aba bantu, nabyo wenda byarabaye, ariko science ifite uko yatubwira ukuri ikatwemeza, bikaba gukeka gusa, bikareka kuba conspiracy, tukava muri conspiracy theories zivuga ngo abantu baratugambaniye, bagenda bashushanya bashakisha hatari ibintu, ako kantu bagashyira hagati aho barangiye bati aka niko kanyu mushigaje, ibindi barabitwara. So ubu turagenda tuva muri conspiracy theories tugana muke. Ubwo ariko hari ikindi gisanzwe nacyo tugomba kugira, kubera nabwo twabiteye nk'abanyafurika. Muzi ibintu bita resource curse, umuvumo, resource curse, ni umuvumo wo gutunga. Crude translation ni nk'ibyo, umuvumo wo kuba ifite umutungo. Icyo bivuze ni ukuvuga ngo abantu bagize umutungo barangije icyabaviriyemo ni amakuba gusa, barangiza bakavuga ibihugu byose bakabivuga.
ntabwo nibwira ko igitumye tutari kuri urwo rutonde rwa resource case ari uko tudafite resources. Ahubwo nuko twitwa ko tutazifite, kuko ubwo tutazifite ntabwo byatubereye umuvumo. Ariko reka mbabwire, yewe ngiye gutoranya umuntu ampitisha amakambwa ngo ariko president urabizi hari ibintu bibiri hano, hitamo. Hari ukugira resources nyinshi ukagira ikibazo cyo kuzikorera management no kugira ngo uzungukire igihugu. Ubu ni nako bimeze, nkaho bampitishijemo ariko bampitiyemo aho kugira ngo babe aryo hitamo. Ukanambwira ngo ariko hari n'ubukene bwinshi wemanagingira ubu bukene nibwo bwiza, nibwo butagutera ikibazo. I mean, the answer is obvious. Najya guhitamo kumanaginga ubukene kubera iki? Kuki nahitamo kumanaginga resources? Kuki resources zambera ikibazo ariko? Niba duhangana n'ubukene tukagira aho tubugeza, ubu twahangana n'ubukire tukabura aho tubugeza? Birashoboka. Ikibazo ngira ngo wenda naho dutangiriye hafasha. Abantu batangiriye ku bukire nyine umurengwe urica, bararengwa bibagirwa ibyo bagomba gukora. Ariko nta murengwe w'ubukene ubaho, ntabwo harengwa kubera ubukene. Wenda twebwe rero aho twahereye twagize umuco wo kutarengwa, nitunabona na resources ntabwo zatubera ikibazo, ntabwo zatubera ikibazo. Ariko hari ibihugu tuzi bikize ubukire butabereye ikibazo. Abezi bafite oil nyinshi cyane, aho kugira ngo bibabere ikibazo bibaberamo ubukungu koko. Kuki se tutaba duri? Ndibwira rero ko nibisobanuka neza ubwo tuzakora iyindi retreat twumvikana uko tuzamanaginga umutungo kurusha kumanaginga ubukene. Ndeka ngira ngo nsoreza aha mbasaba ko twagerageza rwose. Hari ibintu byinshi twabonye hano bishoboka, dufitiye ubushobozi n'amikoro n'ibindi bikenewe ibyo ari byose. Ahubwo tudakora biterwa gusa n'imico n'imyifatire. Ubu tuzagira ikibazo cy'uko twifata cy'imico, kuvugana n'umuntu ngo mukore ikintu kivemo umusaruro kandi twese tugereho, icyo kikaba ikibazo. Just to pick a phone and talk to somebody. Gutwara ikintu wagize Imana ufite, kugitwara ukakigezaho gikwiriye kuba kikaba ikibazo. Ni ikibazo cy'imico, ni ikibazo sinzi. Kandi icyo kibazo cy'imico tugikemuye, n'aba bandi bagerageza kureba inyungu zabo gusa batareba iz'abandi, amaherezo zabo nazo barazibona.
n'umuntu ku giti cye n'inyungu ze nawe ageraho akazigeraho iyo akora neza. Ntabwo kugera ku nyungu zawe byahora binyura mu mico mibi yo kubuza abandi nabo ibyo bakwiye kuba bageraho. Ntabwo amajyambere yavamo kugerageza kwireba gusa nk'umuntu utareba inyungu rusange, utareba inshingano, utareba aho dukwiriye kuba tuva n'aho tujya. Sinzi rero ukundi nabyita, usibye ko nagira ngo gusa mubishatse cyangwa mubishoboye mujye mugira umwanya, ufata umwanya muto, ntabwo ugomba kuba munini cyane. Niyo wafata isaha imwe ku munsi ugatekereza gusa ibintu byo guhindura imico no kumva uburemere bifite, byadufasha twese. Murakoze cyane. Murakoze cyane.